Bavandimwe mukurikirana iki kiganiro Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango kuri urubuga ibanga ry'ukwemera, Kristo Yezu akuzwe. Umuryango urakomeye cyane mu buzima bwacu. Kutubaka no kutita ku muryango ni ukwirengagiza aho twavuye, ni ukutamenya aho turi, ni ukwirengagiza aho tugana. Umuryango dukwiye kuwitaho pe, buri wese akabishyira muri gahunda ze z'ubuzima, tukawukunda, tukawubaka, tukawusabira, tukawitaho. Umuryango ntago wakubakwa gusa n'ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu, wubakwa nanone n'imbaraga zikomoka ku wawuhanze. Izo mbaraga zitangwa n'isengesho, ari ryo tumaze iminsi twibandaho, cyane cyane twifuza kugana ishuri ryaryo kugira ngo turimenye, turikunde, turikundisha abandi mu muryango wacu. Tumaze iminsi tureba mu isezerano rya kera ukuntu iryo sengesho ryari rimeze mu muryango mugari w'abana b'Imana. Uyu munsi turimukira mu isezerano rishya, turebe mbere na mbere ukuntu Yezu asenga, twitegereze Yezu usenga n'impamvu asenga. Koko umwami wacu Yezu Kristo ajya gushinga umuryango mugari utubumbye ari we Kiliziya, ijoro yarikesheje asenga, ku buryo isengesho rya Yezu rimeze nko gukora ugushaka kw'Imana. Muri kumwe na Padiri Theoneste Nzayisenga. Umwana w'Imana ari nawe wabaye umwana wa Bikira Mariya, yigishijwe gusenga akurikije umutima we wa kimuntu. Yabyigishijwe na nyina wabikaga ibitangaza by'ushobora byose mu mutima we kandi akabizirikana, nk'uko tubisanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 49. Yigishijwe gusenga mu magambo no mu buryo umuryango we wasengaga, mu isengesho ry'i Nazareti, mu isengero ryaho no mu ngoro y'Imana i Yerusalemu. Aho hose yahatorejwe isengesho kimwe no mu muryango we, nk'uko twabizirikanye mu isengesho rya Zaburi umuryango w'Abayahudi wasengaga. Nyamara isengesho rye ryari rifite inkomoko ikiri ibanga, nk'uko yabigaragaje igihe yarageze ku kigero cy'imyaka 12, agira ati ngomba kuba mu nzu ya Data. Luka umutwe wa 2 umurongo wa 49. Ahangaha Yezu atangira gusenga, ariko akagaragaza imiterere mishya y'isengesho mu ndunduro y'ibihe. Ni isengesho ry'umwana ari ryo rya Data yari ategereje ku bana be, rizaba iry'umwana w'ikinege ubwe muri kamere muntu ye hamwe n'abantu, kandi aribagirira. Mbere isengesho ry'umwana. Nimwitegereze Yezu ufite imyaka 12 ujya mu ngoro gusenga, ndetse agashaka no gukwepa ababyeyi ngo yibere mu ngoro kubera kuba yabonye ibyiza byayo, yamenye ibyiza byo mu ngoro. Harya twebwe abana bacu bamaze imyaka ingahe batari batozwa ngo bakunde bishimire ibyiza byo mu ngoro ku buryo bumva bahaguma batangarira ubuntu bw'Imana? Ni ngombwa gutoza abana isengesho mu muryango, ku mashuri, mu muryango remezo, muri Kiliziya, muri gatigisimu biga, aho ariho hose kubatoza isengesho no kuribakundisha, kuko akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure, kandi igiti kigororwa kikiri gito. Niyo mpamvu Yezu wabaye mu muryango w'i Nazareti usenga, noneho yifuza kuguma mu ngoro, akabwira n'ababyeyi be ati ngomba kuba mu nzu ya Data.
Ivanjiri yanditswe na Luka ivuga ibyerekeye igikorwa cyari umutagatifu n'agaciro k'isengesho mu butumwa bwa Kristo. Yezu yarasenze mbere yo gutangira ibihe bikomeye by'ubutumwa bwe, nka mbere y'uko data ahamye bimwerekeyeho igihe cya batisimu ye muri Luka umutwe wa 3 umurongo wa 21, mu gihe cy'ukwihindura ukundi muri Luka umutwe wa 9 umurongo wa 28, na mbere y'uko asohoza umugambi w'urukundo rwa se kubw'ibabara rye Luka umutwe wa 22 umurongo wa 41 kugeza ku wa 44. Byongeye kandi yarasenze mbere y'ibihe bikomeye byo guha ubutumwa abigishwa be, mbere yo gutora no guhamagara ba 12, Ivanjiri ya Luka umutwe wa 6 umurongo wa 12, mbere y'uko Petero ahamya ko ari Kristo w'Imana, Ivanjiri ya Luka umutwe wa 9 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20, n'igihe yasabiraga umutware w'intumwa kugira ngo ukwemera kwe kudatezuka, Ivanjiri ya Luka umutwe wa 22 umurongo wa 32. Icyo nshaka ko nanone hano ducaho akarongo ni iryo jambo mbere yo gutangira, mbere yo kwihindura ukundi, mbere yo gutora, mbere yo gukora iki gikorwa icyo ari cyo cyose, mbere hakabanzirizwa n'isengesho, hakaba hari isengesho mbere y'ibyo hakaba hari isengesho mbere. Iyi mbere natwe igiye kuba mu buzima bwacu, ikaba mu buzima bw'umuryango, mbere yo kubyuka, mbere yo kugenda, mbere yo kurya, mbere y'ibirori, mbere y'ubukwe, mbere y'inama, mbere y'ibingibi byose duhuriyemo isengesho. Isengesho rya Yezu mbere y'ibikorwa by'umukiro se amusaba kurangiza n'inyiturano yicishije bugufi kandi yuzuye ukwizera no gushaka kwe kwa kamere muntu, kugushaka kugaragaza rwose ko yubashye Imana mu rukundo rwayo. Isengesho rya Yezu mbere y'ibyo bikorwa byose by'umukiro igomba kugaragaza niyo nyiturano yicishije bugufi imbere y'Imana no kugaragaza urukundo imukunda nawe ayikunda. Umunsi umwe Yezu yari ahantu asenga, tuzahora tubivuga. Arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati mwigisha natwe dutoze gusenga. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 11 umurongo wa 1. None se mu kwitegereza umwigisha we asenga siyo byatumye uwo mwigishwa yifuza gusenga? Nuko rero ashobora kubyigira ku mwigishwa we akigiga isengesho abikomoye ku mwigishwa we kubera ko yamubonye asenga, akabigaragaza ko yabonye umwigisha we asenga, none ko nawe abyifuza. Bavandimwe, mu muryango abantu bazakunda isengesho barebeye ku bandi. Muri kiliziya abantu bazakunda isengesho barebeye ku bayiyobora. Ku ishuri umwana azakunda isengesho arebeye kuri mwarimu. Mu kurangamira no mu gutega amatwi mwana nibwo abana bamenya gusenga Imana Data. Burya rero hari ikintu duhuriyeho tutazi cyangwa dutinya kuvuga, twese turi abana. Waba umukambwe w'imyaka 90, 80, igikwerere, ijigija, urubyiruko, twese turi abana imbere y'Imana n'imbere y'abandi. Twese turi abana. Isengesho rya Yezu rero rimeze nk'umwana urangamiye kandi uteze amatwi umubyeyi we agasenga Imana Data. Natwe rero niko mu muryango wacu iryo sengesho rigomba kuba rimeze. Yezu yakundaga kujya hiherereye ahantu ari wenyine ku musozi cyangwa ahandi, cyane nijoro kugira ngo asenge. Ivanjiri ya Mariko umutwe wa 1 umurongo wa 35, ndetse no muri Luka
umutwe wa 5 umurongo wa 16. Mu isengesho rye yatekerezaga abantu kubera ko mu kwigira umuntu kwe ari bo yagiriraga, bityo mu kwitura ubwe akanabatura se. Jambo wigize umuntu mu isengesho rye rya kimuntu agira uruhare ku mibereho y'abavandimwe. Yifatanyaga nabo mu ntege nke zabo kugira ngo abatabare. Ngo iki cyatumye se amwohereza gukiza abantu, kubatabara. Nuko rero amagambo ye n'ibikorwa bye bigaragaza neza isengesho rye ryo mu ibanga, ariko noneho kubera ya magambo n'ibikorwa isengesho rikajya ahirengeye, abantu bakaribona bakarimwigiraho. Iri joro Yezu akesha asenga ntago rivuga ijoro nk'igice kigize umunsi byonyine gusa. Ni n'ibihe bikomeye, ibihe by'amakuba, ibihe by'amage, ibihe by'amagorwa duca intege, ibihe by'intambara, ibihe by'umwijima, aho tumeze nk'abareba imbere ntituhabone, cyangwa icyo dushaka kuhareba ntitukibone. Ibihe by'ingorane, ibihe by'ibyago, ibihe twifuza ko tubisimbuka, ko tubirenga, ko tubikira. Ubu rero abantu babona tugenda amanywa ava, ariko ntibamenye ko icuraburindi ritubundikiye. Nyamara dore umwijima utwikiriye isi, n'icuraburindi ribundikiye amahanga. Umwijima urahari. Mw'iri joro tugomba kurikesha dusenga ntiriduhitane. Abanditsi b'ivanjiri bagumanye amasengesho abiri yumvikana neza ya Yezu nk'uko twagiye tubizirikana, cyane cyane mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 25 kugeza kwa 27, ndetse n'ivanjiri ya Yohani umutwe wa 17 nk'uko twabivuze, ariko yose agatangizwa no kwamamaza ibitangaza by'Imana, kuyishimira no kugaragaza umukiro itanga. Akamushimira Imana amabanga y'ingoma y'ijuru yahishe abibwira ko ari abanyabwenge, maze ikayihishurira abanyantege nkeya, abakene, abaciye bugufi, abakene bavuga mu bahire. Niyo mpamvu ubona abibwira ko ari abahanga n'abanyabwenge isengesho ryabihishe. Yezu yamamazaga se, akamumenyekanisha kandi akamugaragaza, akamushimira ko amabanga y'ingoma y'ijuru yayahishuriye abanyantege nke, abakene. Amasengesho yose ya Yezu agaragaza ubwo bwitange bwuje urukundo rw'umutima we wa kimuntu, yitangira ibanga ryo gushaka kw'Imana, ibanga ry'umukiro w'abantu kuzageza mu ibabara rye. Isengesho rya Yezu dusanga mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 11 umurongo wa 41 kugeza kwa 42, mbere y'izuka rya Lazaro, avuga ati: Dawe, ndagushimira ko wanyumvise, ariko n'ubundi narisanzwe nzi kunyumva. Gusenga Imana twizeye kwitwumva mu miryango yacu. Ibyo nanone bikagaragaza yuko Yezu adahwema gusaba. Nimusenga ubudahwema. Tugomba gusenga ubudahwema butarambirwa. Bityo rero isengesho rya Yezu rishingiye ku magambo yo gushimira, rikanaduhishurira uburyo bwo gusaba. Mbere yo kugira icyo ahabwa, Yezu abanza kuyoboka nyir'ugutanga, kandi nawe ubwe akitanga muri izo mpano ze. Kuko rero nyir'ugutanga afite agaciro kurusha icyo atanze, niwe bukungu, kandi muri we
niho umutima w'umwana we uri, ingabire yatanzwe ku bw'ubuntu bwe bugeretse ku bundi kugira ngo abantu bakire. Isengesho rya gisaseredoti nicyo rivuga, rifite uruhare rwihariye mu mateka y'umukiro. Iryo sengesho tugomba guhora turizirikana kenshi kugira ngo twumve uburyo asenga natwe dusenge nkawe. Kuko rero riduhishurira uburyo umusaseredoti mukuru kandi uhoraho yatuye Imana isengesho, ayitura abe, ayitura abazamwemera, abasabira kudatsindwa n'ikibi, kudatsindwa n'umubisha. Isaha igeze ngo asohoze umugambi w'urukundo rwa se, nibwo Yezu yamenye agaciro kadashyikirwa k'isengesho ry'umwana kuri se, atari gusa mbere yo kwitanga ku bushake bwe agira ati dawe, ariko niba uko nshaka ahubwo biba uko ushaka. Nyamara kugeza no ku magambo ye ya nyuma ku musaraba, aho yasengaga agira ati dawe, bababarire uko batazi icyo bakora. Uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Muzehe, dore umwana wawe, mwana dore nyoko, mfite inyota. Mana yanjye icyatunyondererana n'iki? Birujujwe, dawe nshyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe. Kugeza ubwo aranguriye ijwi cyane maze agaca. Ibyo rero bitwereka yuko amasengesho ya Yezu mu gihe cy'ububabare bwe, mu gihe cy'ingorane, mu gihe cy'urupfu rwe, niyo azamuherekeza mu mva kandi akazamuzura. Imibabaro y'abantu bo mu bihe byose, ubucakara bw'icyaha, urupfu, ugutakamba kose n'amasengesho yose birangwa mu mateka y'umukiro, bibumbiye byose muri iryo jwi rya Yezu wigize umuntu wadutakambiye. Nawe tugomba kuhanga amaso igihe natwe dutakamba, ariko ni Yezu wa wundi wabaga mu muryango w'i Nazareti. Kuko rero Imana Data yarabyakiriye birenze uko abantu babyizeraga. Mu kuzura umwana wayo yarabyumvise, yagaragaje ko yumvise ya masengesho. Bityo agaciro k'isengesho kuzurizwa kandi kanonosorwa mu mateka y'ibiremwa n'ay'umukiro. Niyo mpamvu twavuze ko igitabo cya Zaburi kiduha igisobanuro muri Kristo mu bijyanye n'izuka muri ibi bihe turimo. Imana Data iragira iti, uri umwana wanjye, njyewe uyu munsi nakwibyariye, binsabe maze nguhe amahanga abo umunani wawe, n'impera z'isi ziba ubukonde bwawe. Bavandimwe, nguko natwe tugomba gutakamba twizeye ko amasengesho dusenga dutura Imana hamwe na Yezu Kristo azatuma tudaheranwa n'ubuzima bw'iyi si ndetse n'ubw'urupfu, ahubwo tukinjira mu buzima butazima. Ibaruwa yandikiwe Abaheburayi itubwira mu magambo atangaje ukuntu isengesho rya Yezu ritanga intsinzi y'ubucungurwe. Mu gihe cy'imibereho yo ku isi, niwe wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira, abitura washoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko yagororokeye Imana. Nubwo yari mwana bwose, ibyo yababaye byamwigishije kumvira, maze ahamariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Ngiri igisengesho tugomba gukorera mu muryango twisunze umubyeyi Bikira Mariya, isengesho ricungura umuryango, ricungura buri wese mu bagize umuryango.